duha amezi 6 yawe nka service. Bayo rero amakuru nakuruye muri Rayon ni umuntu ngo udashobora kuguca munsi y'amafaranga 5,000 by'amadolari ukamukodeshereza inzu yo kubamo apartment itajya munsi $1,000 ukamuhereza imodoka yo kubagendamo i Kigali. Ibyo byibura ni cost itagutwara munsi $7,000 buri kwezi by'amadolari. Yahembwa ngahe 5 salary 5. Yaza akavuga ati okay ndabakubitira phase retour match mufite, ariko urumva ntiyasinya munsi y'amezi 6 kuko umuhanga amezi 6 cyane. Hanyuma akavuga ati okay ndagukubitira amezi 6 meza aryoshye. Hariya Robert yahembwa ngahe? Hanyuma umembe 5 ubwo ni inote ya 30 waba umpaye, nangiza kumereza 30 by'amadolari uzankodeshereza apartment umpereze n'imodoka. Ababaraga bakavuga bati yaguhagarara nka 7 ku kwezi. 7 rero Rayon Sport ni biri tayari ni bikoreho. Iyo level ni rwo rwego kugufasha. Na Robert yo kuza byari byagoranye bamusaba ati tubabarire. Asaza barahari. Tandukanye ibihe bya Robert nibi. Asaza barahari ko Aimable amaziminsi ataka. Nta bintu byose byabaye neza. Turavugaruke 5,000 bya Murera kuguhemba. Salary n'umukinnyi ushobora kujya musaba. Ariko ubwo ari gihe gito nukumarira budget kuko ni rutayizamukomeye. Ubaze ngo ni 7 ugahita ukuba amezi 6 35 ufite erga bafite target y'igikombe. Bafite target y'igikombe kwizigira. Ntabwo igikombe kiza mu buryo buri easy. 6 gukuba 7 nje hari ukuntu mbona Rayon negose ya Bayo mu buryo bworoshye 42 Rayon ifunga ariko niko Rayon ntiyabura umuntu ufite ahantu inzu nziza igaragara. Yajya muri hoteli ya Muvunyi icyo cyo nta kibazo akamuherezaho kuryama. Yajya muri hoteli ya Muvunyi icyo cyitwa kikombe tufashe icyumba self contained cya hoteli. Ibyo yaruvuze Muvunyi byakabikora iyo cost kava icya kabiri. Rayon ntiyabura umuntu waba ufite ibintu by'imodoka zikodeshwa bakaba ati imodoka mu mezi 4 tuzakwishyura gake Patrick arabikora. Niyo bamushakira izirava 4 nziza idashaje bakazajya bayinywesha bakayishyiramo Fuhad ukomeye ufite station essence n'akayigo. Ibyo wenda tubireke wenda bayinywesha none bakamunegosa bakamubwira ngo twisinya amezi 6 dufite rero turashobora gutangira wenda mu kwezi kwa 2 ukwa 2 ukwa 3 ukwa 4 ukwa 5 bora yabaye nka basket ukwa 6 amezi 5 basi. Ayo mezi 5 bakamubwira ati dufashe tuguhe 4 ku kwezi turaguha 20 niyo minimum niyo mafaranga. Ibintu byose uri muravuga iyo ni shaka 20 by'amadolari. Ibintu byose uvuga bizamugendaho nta kibazo biteye. Miliyoni 30 zaje. Nyaboneka hano hari umuganga uri gufasha abantu. Reka tubanze turebe ibikorwa byiwe ubundi tugaruke tusesengura abakinnyi 3 Rayon Sport igiye kuzana. Izo nkuru ni nkuru niburakomeza mwumve uwo bita Rugaju Rigani ari kugenda asobanura uburyo Rayon Sport abakinnyi kose babasa nkaho bamaze no kumvikana. Turagaruka mu kanya gato cyane katawe turebe umuganga tugaruke mu kanya gato. Dore muganga mwirebere ubu umuntu wapfuye rwose bagiye no kumushyingura reka atagira gutya rwose aramuvura rwose bigenda neza cyane kandi ari yapfuye rwose n'isanduku murabona ko bagenda baterura dore inkuba zirakubita. Reba imirabyo n'inkuba byose birakubita afite imbaraga muri Tanzania baramuzi, Uganda baramuzi, muri Kenya baramuzi, Zanzibar baramuzi, mu bihugu byo hanze muri Arabia Saudite muri Amerika ndetse n'Iburayi hose baramuzi. Dore byicano byo rwose nawe ngo abafite imbaraga ntabwo bajya gushyingura umuntu kandi agira gutya rwose aramuzura rwose ntacyo rwose afite rwose n'ibintu byabereye muri Uganda rwose afiyohereza imbaraga zitandukanye. Rero uyu muganga n'umuganga afite imbaraga zikomeye cyane kuko bubaka amateka. Nawe rero yagufasha ufite umuntu urwaye urembye, ufite umuntu wakwibye amafaranga yawe ukeneye kuyagaruza nako kanya itakugaruriza nako kanya cyangwa se umuganga akomeje kugenda yigaragaza. Waba ufite ubucuruzi bwawe ukeneye ko ubucuruzi bwawe ukeneye ko ubucuruzi bwawe mu by'ukuri abutera imbere ugira amafaranga menshi cyane mu by'ukuri we n'abakiriya benshi. Ntabwo dore n'abaturage byo kugenda batanga ubuhamya twe tugana nawe dore abo n'abazungu ariko ndaheza amafaranga y'amadolari bari bibera muri bya Amerika rwose bari bibera muri Amerika muri za Canada dore bamara yenda bahereza amafaranga n'abahinde dore ngabo rwose ari kugenda bahereza ubutunzi rwose atanga ubutunzi amafaranga musoza umwaka mufite amafaranga rwose mutunganirwe. Uyu muganga akomeje kwenda yubaka amateka nyaboneka. Nawe rero yagufasha afite imbaraga zitandukanye wifuza imigisha no muri betting kugira ngo ubashe no kugirisha no muri betting ndetse no mu bintu bya tombora yose utombore. Uyu muganga akomeje kugenda afasha ushobora kuba udatunga amafaranga mu by'ukuri warabona n'amafaranga ntabwo uzanagiye mu buryo ufite ibibazo by'inyatsi. Dore n'umuntu wari wibye dore inzuki yamwohereje nyaboneka izigota igisambo
dore n'izigote igisambo zageze ziragifata bigenda neza cyane rwose agarura ibyo yibye yabyibye amaze kubyiba ajya gusambanya umugore w'abandi dore ngo bamufatiye ku mugore w'abandi rwose waba ufite n'umuntu wawe cyangwa se umuntu mubana mu rugo utizeye neza uzi niba ushaka ukeka ko wenda yaba aguca inyuma nako kanya rwose abishyira ku karubanda nako kanya ufite n'ibibazo byo gutera akabariro nabyo nako kanya rwose atabigufashamo ufite indwara zanyu warivuje byaranze nako kanya hari umuntu wakwibye amafaranga cyangwa umuntu wagutuburiye nako kanya ufite n'ibindi bibazo ufite nk'umuntu wawe ufunze ukeneye kwenda akafungurwa hari ukuntu rwose akoresha imbaraga zikomeye cyane rwose nako kanya mu gihe bisigaye gute bikagenda neza cyane rwose ufite nk'ahantu ushaka kugurisha ukeneye kwimisha rwose zibasha kugira ngo ahantu hagurishwe nako kanya ubona amafaranga nako kanya ukeneye ubutunzi butunganirwe nako kanya ushaka kuba rero ngo hari ibibazo bimwe muri ibi ngibi ndetse n'ibindi tutavuye aha ngaha ufite ibibazo bigiye bitandukanye mugane akwifashiriza dore n'umurwayi umurwayi ukuntu ameze yaranyunyutse neza amaraso yose yamushizemo ariko yaramufashije reba umwana ndakubwiye ngo rero nako kanya umuganga akomeje gukora amateka nawe rero ushobora kuba wamugana akakwifashiriza nimero zose ziri ku kiganiro muhamagare cyangwa se umwandikire kuri WhatsApp bitewe n'ahantu uherereye mu gihugu cyose aho uri hose akwifashirize ubundi nawe uzi utanga ubuhamya rwose ubuhamya bwawe bwivugire nako kanya rwose ibintu bigenda gute bigenda neza 5 ku mutwe ndafasha abantu benshi yubatse amateka akomeye cyane rwose ariko kuvuga ngo baramuhemba 5,000 ikintu kitari munsi ya miliyoni 30 ushobora kubona Bayo iyabare miliyoni 30 niyo bacyashoboka ubwo foronga bazamureza ubundi bizagenda yamurusha nene se foronga ni umuntu wo kwicara ngenda cyane hari umwataka ukomeye cyoko batakisha bo keretse ari igihe kirekire ariko ari igihe gito no wamureka pe foronga binjyanye rero binjyanye kwa Aimable binjyanye mu makuru ari muri Rayon Sport tuvuye muri recruitment ko bagomba kurokirita 3 ubwo turakomeza gukurikirana Rayon Sport ihuye imanutse muri ubu buryo 11 bazabanza mihuye ndabafite batunyuriremo umuzamu nk'ibisanzwe ni Kadime Ndiaye yego kuri kabiri ni Serumogo ari Omar kuri we Vuzeze yashyizemo Tentiro ni agari Tentiro ubwo na Madrid afite Madrid kuri gatatu hagomba gukinaga Ijuru Eli kubera ko ubugingo hakemuyuje amakarita y'umuhondo mu byumve gatatu hazakinaga Ijuru bugingo uje amakarita ubwo ku mpande zombi nyuma no option ya kabiri shwa ya kabiri haombolenga turagenda nayo tumugaruka umutima wa defense aba Senegal bombi bazakinana Yosu Diagne ndetse na Omar Nyeng barahari bombi bazakinana hanyuma kuri gatandatu umukinnyi amaze kwigarura umwanya abaye shushu umutoza ni Kanamugire Roger naginduka sefu yari yakiriye byararangije hanyuma ku 8 hazakina Richard nk'ibisanzwe sore avuye muri Muhazi ni muzima cyane uyu Murundi agomba kuba akina umupira 10 hazakina Fiston kuko Keve yaravunitse murabizi yagize match nziza kuri Police arabikwiye cyane Fiston akinye neza impande rero uruhande rumwe ni Haji agomba kuba afite uruhande ni umunyarwanda urundi ruhande byamaze gufatwaho icyemezo uwitwa Adama Bagayoko agomba gukina iminota itari munsi ya 60 umuntu yitwa Azize Basane ari kuri bench nabyo ndabisobanura impamvu utayizamu foronga utayizamu ni for nganye amakuru none kuri buri bakinnyi n'impamvu ndahera ku mukinnyi witwa Ombolenga Fitina Ombolenga umutoza yaravuze ngo niba umukinnyi akoze match nziza ntava mu kibuga ni Serumogo ari Omar Serumogo aba afite umwanya kugeza iyo Ombolenga azongera gukara akamutwara umwanya uwo Ombolenga arahara zamuka kugeza igihe Serumogo azagira match ariko kubera yuko umukinnyi ari kureponda neza ntago yava mu kibuga ubwo Ombolenga agomba ubwo umwanya nyine Ombolenga agomba gushaka ko ugaruka kuko yarakize Serumogo yazatangaza makuru ati ndarwana kuyu mwanya nkugumana aho ngaho umutima wa defense niyo umukinnyi ngo ni nazi yayiguze kuko umuntu yitwa Aimable twari dufite ikibazo nkako Aimable ubundi ubu ikibazo gihari ni imishara gusa ubwo bagikemara asubira mu kibuga Aimable yitondera umwana yitwa Fabrice wavuye muri tsinda batsinde umwana ufite imyaka 20 ukinisha imoso mu defenseur ni nawe uzakuvura kuri gatatu Ganijuru mu gihe yagira ikibazo uyu mwana Robertinho mu myitozo yaravuze ngo Simba beshye mu kwezi kwa gatatu nitugaruka retour u Rwanda rwagiye cyane nge nzamukinisha
ubwo kandi hari n'akabange kuri bench aravuga ati nuko ari ibintu twishyizemo ngo ni umwana. Yaravuze ati uburyo abafunga bafone nganye muri tisi. Yaravuze ati arenze Aimable kure. Yaravuze ati ibintu Aimable yakoze ikosa ntabizi. Yaravuze ati retour nagaruka nitugaruka ndamugaragaza ngenda mukinisha tuzamuhishura umudefenseur w'umuhanga ukinisha umunsi umeze neza. Hanyuma Sefu nabigarutseho yari yakiriye umwana yitwa Roger yamutwaye umwanya. Hanyuma Basane bya bintu yikoze umutoza yaravuze ati umukinnyi ajya batanze umwanya. Yaravuze ati ngenda nzamura iminota Adama Bagayoko gahoro gahoro ngo bageze ku minota byibura 70 yayikina. Yaravuze ati hagati ya 60 na 70 ni uyu musore. Yaravuze ati afite ishoti ryiza aratsinda atanga pass aritanga ibintu bya tactique namubwa byo kutajarajara arabyubahiriza ahagarara mu mwanya we nyine akawukina neza. None se ibyo bintu byo kwanga umwana yadohejeje igitego umuntu n'umwana afite imyaka 20 ibyo byazize Basane ushaka kwishyira ku ruhande nabagiye ku ruhande umwana kine Rayon 11 nabo ngabo. urakoze cyane. Hanyuma reka